Nyarugenge Padiri Eugene yafashe umugore w'umugabo akazajya aryamana nawe. Ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Uyu mupadiri Eugene akaba yajyaga atanga igitambo cya misa n'ukarisitiya, nibwo yagiye abenguka umugore mwiza cyane wazaga gusenga, atangira kumwegera aza kumubwira ko agomba kumucukura, nyine murabyumva, baza kubyumvikana, umugore nawe ntabwo yazuyaje. Padiri niko yagendaga avuga ati umubiri wa Kristo ndawurya nawe nkuriye byaba ari byiza. Ubwo yagendaga amupafuka babyumvikana mwongeza uduturu, nibwo umupadiri yagendaga yivamo avuga ngo twahishwe byinshi, umubiri wa Kristo uraryoha ariko byagera ku mugore bikaba agahebuzo. Nibwo umugore padiri yajyaga amariramo ubushuhe, umugore nawe si ukumwimariramo, noneho yataha yagera mu rugo, umugabo yamusaba ko bubaka urugo, noneho akamutera umugongo. Nibwo umugabo we yagiye mu bitangazamakuru atangira kwamamaza uyu mupadiri Eugene ko aryamana n'umugore we, kuva ubu bahura akaba atakibonana n'umugore we kandi yaramwishakiye nk'isezerano. None uyu mupadiri se biraza kumugendekera bite? Hanze aha abapadiri benshi bafite abana, hari ubwo bajya bitwaza ngo bari gufasha kandi bari gufasha abana babo. Ibi bintu se murabibona mute? Munyandikire muri komenti mumbwire uko ibintu bimeze. Nk'uko njya mbabwira, abantu mwese muri kugenda mukora subscribe ni byiza cyane, kandi mukarayikinga na video mugakora na share ni byiza cyane. Kuri YouTube rero urugendo twatangiye ruri kugenda rukomeza, ariko mbabwire ko uko izajya igenda itera imbere, kuri uyu muyoboro tuzajya twamamariza ubuntu ku bantu bafite business zikora nk'uko, ariko abandi bajya baca amafaranga twe nayo duca. Ese uyu mupadiri biragenda bite? Papa araza kumwirukana nibiza kumuhama? Ese ni ikihe kimwemeza ko bafitanye se abana ku buryo umugore niba ari kumuhisha, umugabo araza kubivuga bikunde? Ariko ku mbuga nkoranyambaga yabivuze hose birahari ko uyu mupadiri yasenye urugo rw'uyu mugabo. Nicyo kintu kiri hano ku mbuga nkoranyambaga kiri gucicikanya. Ndaza mbagezaho amakuru atandukanye ya Turu di Rwanda yatangiye ku cyumweru, akaba aramara icyumweru n'andi makuru agiye agezweho. Mugende mukora subscribe nk'uko bisanzwe. Kenshi nagiye mbabwira amakuru agiye atandukanye, gusa nari maze igihe kinini nakoresha YouTube, cyangwa se narabihagaritse kubera akazi kenshi, ariko uyu munsi wa none nagarutse mbaho umwanya, nk'uko bamwe bagiye babinsaba, kandi ndahari 5/5. Namwe munyereke urukundo, munyereke ko mundi hafi, dukomezanye ubu buzima. Murakoze cyane.